Byari mu gitondo cyo kuwa gatandatu, umunsi wari wuje umucyo. Umudamu n'umugabo byari ibyishimo bidasanzwe. Mu gitondo nagiye nganiriza umudamu wanjye, ariko akanga kunyereka amaso. Ibi ngibi byasaga naho bica amarenga. Narabyutse ndiblosa bisanzwe, maze nshyira gahunda neza ku murongo, ariko nkabona ibintu ntibisanzwe mu rugo, kubera ko umudamu wanjye yari arimo kumbwira ko agiye mu bukwe, maze nanjye ndi kumubwira nti gira vuba nyabuneka utaza gukererwa cyangwa ugakiriza aho muraza kuba mutegurana ikirori. Buri cyo namubwiraga cyose yarambwiraga ati buretse gato ndi kwihuta, maze nanjye nkamubwira nti nta kibazo umugore mwiza nkunda. Umwana Ray akimara kubyuka, mama wiwe yaraje aramureba, aramubwira ati mwana wanjye waramutse neza. Umwana nawe ati naramutse neza nta kibazo. Umwana ariko yasaga naho yerekana ibimenyetso, kuko yaragiye yicara ahantu yigunze wenyine. Nanjye umwana ntira kumuhangayikira cyane, ndamubwira ese wa mwana wabaye iki? Umwana ariko akavuga afite agahinda, ati se mama uragiye? Nyine ukabona umwana nawe ubwe ntabwo abyishimiye. Muri icyo gitondo cyo kuwa gatandatu nibwo umubyeyi Liza ayinkamiye. Yahise ajya mu bukwe, agenda nk'abandi, aratega. Ageze mu bukwe ikirori kirashyuha, ibintu bigenda neza. Mu kugaruka yiyambaje akamoto ngo kabe kamugezayo vuba vuba, kubera ko burya imodoka ziba zifite na ambutiyaje nyinshi. Moto yaramujyanye kuko nk'ibisanzwe iramujyana. Urugendo rusa naho ruba rurerure, kubera ko telefone zaracicikanye. Bati nyabuneka uwiwanjye ari hehe? Umugabo niko yahamagaye, ahamagara aho yarari, ati uhamagara twamwohereje. Ati none se ko ndi kumuhamagara ntayifate bimeze bite? Umugabo birumvikana neza yahamagaraga Liza, ariko ntafate telefone. Akongera agasubira inyuma agahamagara Tracy. Uyu Tracy havukana na Yinkamiye Liza. Yahamagara Tracy ati nyamara umuntu yaje, maze umugabo ajya mu gihirahiro. Nyuma y'amasaha agera muri 4 nibwo ngiye guhamagara, kuko byari bigeze aho tuvuga ngo ijoro rirajigije, ijoro rije cyane. Yongeye guhamagara, yumvise ijwi ridasanzwe riti uhamagara yakoze impanuka, maze umutima nawe umuvamo. Nakubwira ko byari ibintu bidasanzwe. Akimara kumva ko Liza yakoze impanuka, umugabo yahise yibuka amagambo yabwirwaga n'umudamu mu gitondo akiva mu rugo, amubwira ati Cheri ntugakubite Ray, Ray aragukunda kandi natwe turamukunda. Ngati Ray nta kibazo rwose, kandi ntukajye utuma ahangayika. Ray umugaburire rwose. Ayo niyo magambo Liza yahise abwiye umugabo mbere yuko ava mu rugo. Icyo gihe umugabo amaze kubwirwa ko Liza yakoze impanuka, ntabwo yabyumvaga neza. Yarongeye arahamagara ati ese biri grave cyangwa ni ibintu bisanzwe, ni impanuka isanzwe? Umuganga yaramubwiye ati ndakwihoreye. Arongera ati se nsubiza, ibyo nkubwira ntabwo byumva? Umuganga aramubwira ati turi kumwitaho. Nicyo ngicyo yamubwiye gusa. Umugabo igitaraganya yahise nawe yurira moto. Moto yari ikoresheje impanuka Liza aba ariyo nawe azaho. Mu bibazo nta bintu biba bisanzwe. Yayijeho, ariko ageze mu muhanda ahasanga ambutiyaje nyinshi cyane. Moto ikomeza kubaho ngaho, ariko umwanya muto babona ambulance iri muri ya ambutiyaje irimo igenda nayo ishaka inzira. Maze umugabo mukurungurukamo byashushe naho bimutungura, kubera ko yabonye mama we muri iyo ambulance. Ahita amenya ko ari kumwe nyine na Liza wakoze impanuka. Akimara kubona mama Liza yahise yibwira nta kibazo,
amakuru arajya yamera ku gihe, ubwo nta kibazo. Nkimara kugera ku bitaro narebye amaguru ya Liza nsanga yahindutse umweru. Abantu bakina filime murabizi, iyo amaguru yahindutse umweru uhita ubona ko ibintu bitoroshye. Ubwo ndebye amaso ye mbona ari gusa naho arimo umugenzi. Ndakomeza ariko nicara aho ngaho, abaganga nkabona bari gucicikana bagenda bagaruka. Umuganga umwe yaraje ari kwihuta, ariko ntabwo yaremenye ko ndi umugabo wa Liza. Arimo avuga ati, ese twihute, umuntu arimo gushaka kuducika. Nanjye ubwanjye umutima nari namaze kubyakira. Ndangije ndagenda, ariko nariyoberetse batazi ko ndi umugabo we. Ndagenda negera Liza nsanga ari kure cyane. Uzi, naramwegereye ndamubwira nti, ese Liza, nibi koko wambwiraga? Yo, uragiye, ni nta kibazo uransize, ariko ndabimenye. Icyo gihe Liza byihuse bahise bamushyira kuri radiyo, bamucisha mu cyuma ngo barebe ikibazo yaba afite, ariko basanze mu rubavumo afitemo ikibazo noneho kitoroshye. Liza nyuma y'akanya gato abaganga byari byabananiye gusobanura ibyo ari byo. Njyewe naragiye buhoro buhoro, batazi ko ndi umugabo we. Negera muganga ndanje mwereka telefone, ni njyewe umugabo wa Liza, ese bimeze bite? Muri kubona hari icyo bitanga? Muganga uzi uko yansubije, yarambwiye ati 99% nta kubaho nta buzima afite, 98% nta kubaho, 97% nta kubaho, yewe na 50% nta kubaho, munsi ya 50% niho harimo kubaho. Maze nanjye mpita mbona ko bya bintu bitoroshye. Nkurikije amagambo ya muganga yari amaze kumbwira, njyewe ubwanjye nahise niyakira, ariko abandi bari basigaranye icyizere cyo kugira ngo bumve uko abaganga baraza kubabwira. Naho ntabwo bari bazi ko bari mu nama y'uburyo kibaraza babwira umuryango uko ibintu byagenze. Njyewe ubwo nari namaze kwiyakira. Nuko ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 nibwo inkuru y'incamugongo yahise iza ivuga ko Liza ayinkamiye atakiri kuri iyi si ya rurema. Amarira aba menshi, ariko iyi si niko bigenda, twese tuyiriho turi abagenzi. Reka nkubwire ngo jya witeguye, kubera ko urupfu iyo ruje ntabwo ruteguza. Njye nitwa Bombiva, yino yitwa Kingdom JBTV. Niba utarakanda subscribe, yikande kugira ngo tujye duhora tubana mu biganiro bigiye bitandukanye binyura kuri channel YouTube. Ndagushimiye kandi ugira umunsi mwiza, ndetse n'abahuye n'ibyago mukomeze kwihangana. Inyuma ya buno buzima hari ubundi. Oya 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 oya